Yabiciyemo amarenga avuga ko ngo bamujyanye muri RIB cyangwa bashobora no gukora ku bindi. Ntabwo ari ngombwa gutukana byihorere abantu niba umuntu nagira kandi abantu ni ubaha aho baguhera ugende bibaha ibimenyetso y'ibindi biri inyuma ni ibi byo kujyanwa muri RIB kuri bamwe musa naho mukora muzi cyangwa se mukabikora mutabizi ariko ibi bigize icyaha mukwiriye babagira inama niba rero ari nsubira cyaha baragiriwe inama ndahamya ntashidikanya ko RIB izareba igikwiye atari bumuhishe ntare bumurarane araza ejo azaba arimo amuvuga izina ko Claude wagirana ikibazo nawe nubwo wajyana ikibazo nawe Claude ariko biriya bintu abikora n'ubwenge biriya bintu ashobora kubikora kongera akaguhamagara akakubwira ati harya navuze ngo iki oya ntabwo ari ugutinya kuregwa nuko ahubwo intego yaba yayigezeho yo gucuruza mbyemera ko ari kwagutwika nyine uraza kubwira abantu ko bakoreze se kugira ngo bigende bite kugira ngo bajye muri RIB bavuge ngo uyu muntu ararengana kugira ngo bumvikanishe kurengana kwanza nta nubwo bikwiriye ahubwo nabyo byakagombye kubi ikindi cyaha. Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze nk'uko bisanzwe ni kuri Ndimba TV nakagaruka abo mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo mwese ndabashuhuje abo mu mujyi wa Kigali ntabwo mbibagiwe tuba turi kumwe niho bibera reka nsuhuze n'abari mu mahanga abari muri Tanzania abari muri Uganda abari mu Burundi abari mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo za Goma na Bukavu ndetse no hirya yaho mwese ndabashuhuje reka no kwibagirwa abari ku migabane yo hirya no hino ku isi Burayi Amerika Aziya mfite abakunzi benshi hirya ngiyo mwese ndabaramukije reka rero nakagaruka ndongera ngaruke kubiri kuvugwa hanze aha ngaha nk'uko bisanzwe ngira ngo ejo bundi narababwiye nti nta nkuru nshyashya ndetse muba mwabikurikiranye ngenza ntanga ihumure ntanga n'inama hari ibibazo biri hanze aha ngaha ubu noneho bigeze nuko uwitwa Pastor Claude ndetse n'abandi barimo ba Bosco n'abandi bashobora kuba wenda batarabimenya bagiye muri RIB bajyanwe muri RIB kandi ibi bintu nari nabibabwiye nti abantu ni bavuge baziga ubundi hari ugushaka views hari ugukorera amafaranga ariko hakaba no kuba wavuga uziga nibyo ngewe buri gihe nzajya mpora mbabwira buriya rega ikibazo nubwo cyagera ku muntu ntabwo ari ngombwa kugishyushya kugira ngo wa muntu umutesha agaciro cyangwa uteshe mugenzi wawe agaciro kugira ngo ukunde ucuruze ntabwo ari byo cyane cyane ko ahubwo ukwiriye guhumurizwa buriya umuntu ntabwo ukwiriye kumwataka yageze mu kaga cyangwa yageze aha nawe atifuza kuba yaba cyangwa yageze ahantu wenda ashobora kuvugwa na benshi niyo mpamvu ndetse Irene biravugwa ko ngewe ntabwo njya mpamya ibintu ntahagazeho ariko mba numva ibyo abantu bavuga nka Pastor Claude yavuze ko yabiciyemo amarenga avuga ko ngo bamujyanye muri RIB cyangwa bashobora no gukora ku bindi kumukubita strike ariko ntabwo ntibiraba ndetse yongeye gukora ikiganiro n'umujinya mwinshi na ya magambo yakakaye avuga ko hari n'indaya ngo zo mu majyepfo Claude abareba iyo ndaya muraza kuyishyira muri comment ibyo byose iyo ndaya Claude ntarayivuga ariko niba ari ugushyushya inkuru kwe niba ari iki ngaho Claude reka dutegereze nawe abafite amakuru
wenda amakuru aba afite nongere mbivuge Claude arayavuga wenda akagira n'ibyo yongeramo kugira ngo bishyuhe binakomere, ariko ibyinshi Claude aba yabitohoje, aba yabyumvishe, ariko ntabwo ari ngombwa kuvugana umujinya ungana n'uwo Claude, ntabwo ari ngombwa gutukana, byihorere. Abantu niba umuntu nagira, kandi abantu ni ubaha aho baguhera, ni ubaha aho baguhera. Ngewe mba numva ibintu tukwiriye gukora tudakwiriye kubihanganiramo cyane, kuko twese ni ugushaka umugati, ni ugushaka umugati. Narabibabwiye nti mu byumweru bitarenze 2, ndetse ibyo nababwiraga ni iki twatangiye, mbabwira nti muraje murebe ibyihishe inyuma y'ahantu. Ntago mwabibonye ku matitire amwe namwe batangiye kuvuga ngo Vestina ngo umugabo yamusanze muri Canada, ngo bibereye muri Canada. Abandi bati Vestina yaraje aza yiyoberanyije, nkumva nta n'impamvu yatuma yaza yiyoberanyije. Bati yaraje nta wabimenye. Ibyo byo nawe babwiye ashobora kuza ntimubimenye, ariko ingaruka zimwe na zimwe ndetse n'ibyo nababwiraga bimwe na bimwe biri bugende bibaha ibimenyetso y'ibindi biri inyuma, ni ibi byo kujyanwa muri RIB kuri bamwe. Sinzi, RIB ni urwego rw'ubugenzacyaha, rurareba rugashishoza, ruzareba niba hari birimo bigize icyaha. Gusa ndahamya ntashidikanya kuretse kuba babihanangiriza nta bigize icyaha. Ni ya magambo yacu, ni ya magambo yacu. Hanyuma pre andi makuru ari hanze hano ayahe? Amakuru ahari niba ari abantu bagiye kujya gufungwa, kuko bararengereye cyane. Urebye nko mu biganiro Pastor Claude ngo yagiye akora, we n'umuntu bita ngo Bosco we sinzi n'ikiganiro yageze gukora ngo yambike Karisonoza Vestina. Narakibonye, ndetse amakomenti yaje ari menshi cyane cyane. Hari abadamu twahuye bari mu nzego z'abagore, birababaza cyane, birababaza kugeza ubwo numvaga babiganira hirya, nka ya makuru y'abamotari bavuga bati rwose ibintu birababaje. Ntabwo uyu mwana, ntabwo ari cyo gihe cyo kuba abantu bamwataka bigeze aha ngaha. Ariko ngira ngo birabyo bigize icyaha. Byose ni ibya RIB. Niba baramureze koko, niba ikibazo barakijyanye muri RIB, izareba. Ntago ndi umunyamategeko, nta nubwo nzi ibigize icyaha n'ibyo RIB yagenderaho, ariko ishobora kugendera no ku bindi. Ishobora no kugendera ku bindi byabanje, cyangwa ibindi biganiro bano bantu bagenda bakora, n'imyumvire yabo y'ibiganiro bagenda bakora no ku bandi bantu, bakaba babyegeranya, bakaba babagira inama bavuga bati iki kiganiro dore byari bimeze gutya, iki byari bimeze gutya, iki byari bimeze gutya, none dore n'iki bimeze gutya. Bigaragara ko ari ibintu musa naho mukora muzi, cyangwa se mukabikora mutabizi, ariko ibi bigize icyaha. Mukwiriye babagira inama. Niba rero ari nsubiracyaha baragiriwe inama, ndahamya ntashidikanya ko RIB izareba igikwiye, igomba kureba igikwiye. Ariko nge nta nubwo nibaza impamvu buriya abantu bashobora kubaha owning hanyuma ntibumve bagakomeza. Baba bafite ikindi bitwaje inde Kamarade, nawe ngarimo mu bazitaba. Wariyo wese wagira ngo aroroshye, nawe ntiyoroshye. Buriya Kamarade nawe arihuta cyane, ari mu bantu bihuta cyane, ariko we arabizi. Twagiye tuganira inshuro nyinshi nkamugira inama,
ariko rega hari n'ibintu turenganya n'abantu rega basanga batanakoze ibiganiro binasesereza kuriya cyabikomeye kuriya. Narababwiye ngo ni ubucuruzi batacuruza, bakagerageza rero gushyiramo nyine bituma barebwa bagacuruza. Gusa bizashyira nyine bihagarare kuko ntabwo abantu hari umurongo ntarengwa. umuntu Claude yaba yise indaya se buriya wowe waketse wumvise ari wo mu majyepfo. Ibya Claude ni ibya Claude. Umuntu yise indaya ni umuzi mu majyepfo. Muri mu majyepfo ko aba abantu benshi. Atari bumuhishe ntari bumurarane. Araza ejo azaba arimo amuvuga izina. Ese ntiyamushyize ku itamwerera? Simbizi. Abari kuri tamuneri niba harimo abari kuvuga kuko ntabwo ari umuntu umwe uriho. Kuri tamuneri ye nabonyeho ni umugabo, ariko buri umuntu w'umugabo bafitanye ibibazo n'ubuwe. Claude ariko Claude wagirana ikibazo nawe, nubwo wagirana ikibazo nawe Claude, ariko biriya bintu abikora n'ubwenge. Biriya bintu ashobora kubikora akongera akaguhamagara akakubwira ati harya navuze ngo iki. Utamurega se? Oya, ntabwo ari ugutinya kuregwa. Ni uko ahubwo intego yaba yayigezeho yo gucuruza. Ku buryo wacuruza wita umuntu indaya. None se ko atavuze izina rye ubundi uri kandi yavuze ahaba. None se kuvuga indaya yo mu majyepfo ubu nuvuga indaya zo mu umuntu w'umunyamakuru wamukozeho ikiganiro wo mu majyepfo. None se yatuye bande mu majyepfo? Hatuye abanyamakuru benshi. Uwo yashatse kuvuga rero mu kanya wenda araza amusubize, namusubiza turamumenya. Namenye ubwenge ntamusubize Claude azamwivugira. Hanyuma nyuma yaho ubwo hazahita hazamo ngo nawe yareze muri RIB. Ni nakagaruka, ni ibintu bigenda bizajya bisimburana nyine. RIB izakomeza kwihanganira aya matiku? Simbizi kabisa. RIB ifite ibibazo byinshi, ifite ibyo yagakemuye ariko ifite n'ibyo tuyitera. Ubu umuntu kuzajya habaho umuntu wakira ibibazo byo muri showbiz, byo mu YouTube koko. Ariko abantu benshi babagira n'inama bagataha, ntabwo benshi bajya babageza mu bushinjacyaha dosiye zabo. Ariko ntibizahora gutyo. Nakubwiye ngo bakuhaye warning rimwe, bakaguha warning kabiri, bakaguha warning gatatu, ubwa kane bagukorejemo baba bakurenganyije, waba utumva. Ubundi urengeje kabiri, rimwe ushobora gucikwa ukabikora ubizi cyangwa utabizi. Icyo gihe bakakubabarira. Ubwa kabiri bikaba no kutaramenya neza, bakakwihanganira. Ariko ubwa gatatu ibyo ukora ububizi. Ko bivuga ko atari ubwa mbere Claude yaba yitabye RIB. Ntabwo mbisi. We n'uriya mugenzi we Bosco. Ntabwo mbisi kuko sinigeze mbaherekeza, nta nubwo najyanye. Barabyivugiraga ariko mu biganiro ngo we nuza ngo warandeze. Ibyo bavuga sinzi neza niba bakureze waza no kubivuga ko bakureze. Cyane ko na RIB ntabwo ibigutumye ngo genda uvuge ko warezwe. Ibyo bintu tubyibaze ko burya bishyira no muri titire akanabavuga abantu. Ibyo ni ngewe ntabwo mbyemeranya. Ngewe mbyemera ko ari kwagutwika nyine. Uraza kubwira abantu ko bakureze se kugira ngo bigende bite? Kugira ngo bajye muri RIB bavuge ngo uyu muntu ararengana, kugira ngo bumvikanishe kurengana, kwanza nta nubwo bikwiriye. Ahubwo nabyo byakagombye kubi ikindi cyaha. Kuza kuvuga ngo kanaka yandeze ngo yandeze muri RIB ngo kubera impamvu izi n'izi. Izo mpamvu turazizi cyane ko no muri commentaire, cyane ko no mu bantu bavugaga bati nyamara ibi bintu murimo gukora bishobora kubakoraho. None uragarutse ibintu abantu bakugiriye inama mbere, uragarutse kubabwira uti yewe bya bintu mwavuze binkozeho. Wowe urumva ibyo ari impamvu?
niye mpamvu se niba abantu bakubwira ikintu ngo ni ubundi se inama ubundi inama ujya gukura muri RIB kuki ujya kuzikura muri RIB kandi n'abantu baba bakubwiye kuki utegereza ko ugera muri RIB kuki utegereza ko ugirwa inama na RIB kandi muri commentaire abantu baba babishyizemo commentaire abantu baba bavuze bati bisibye wabanje ukumvira abagenzi bawe bari hafi yawe numva ko kutanumvira abagenzi bawe bari hafi yawe nabyo ni ikibazo kuri bamwe ni ikibazo abantu bafite abantu rega badasoma ama comment kubera nubwo utasoma comment ntihashobora kubura inshuti yawe cyangwa umuvandimwe uguhamagara ngo akubwire ati ariko nabonye ikiganiro wakoze abantu batakivuzeho neza abantu batari kukuvuga neza uwo muntu ababaye intwari kuri wowe ariko ntubiha agaciro kandi wakagombye kubiha agaciro kuri umuntu nakubwira ati iki si cyiza umwe undi akaza akakubwira ati iki kintu ntabwo ari cyo kabiri gatatu kane abantu bakaba bane bakaba batanu ubundi wakagombye kugonda ijosi ukavuga uti nyamara ibi bintu abantu bambwira kandi batandukanye mu buryo butandukanye nta nama bakoze ibi bintu ntabwo ari byo ukabireka ariko urategereza kujya guhangana na mugenzi wawe ngo yakujyanye cyambere umwiciye umwanya wo kujya kukwiruka inyuma yewe n'uriya muntu ujya kukurega muri RIB abamaze igihe atasinzira abamaze igihe afite ibitekerezo bibi buriya guhaguruka ukajya kurega umuntu uba umaze igihe ufite ibitekerezo bibi muri wowe kuki mutera abandi umutima mubi cyangwa kuki babatera umutima mubi ariko dore umuti umuntu nagutera umutima mubi ntuzabiha umwanya umuntu nakuvuga umuntu naguhemukira umuntu nakuvuga uzamwihorera umuhime bizamubabaza ntuzanamwereke ko wababaye ntuzanamwereke ko byakubabaje n'abantu bari gufata amakosa yose y'ibi bintu yaba ari abantu bari kugenda bakora bakayashinjirene kuko ngo yari kuba yaratanze umucyo kare akavuga ati wenda byarabaye ariko nta mpamvu yo kubinjirira mu buzima bw'abantu mu bireke byararangiye kubera iki abantu bashaka ko Irene abasubiza ibyo bashaka nyine kubera iki bashaka ko abasubiza ibyo bashaka ese urumva atari yo mpamvu nyine bihimbira kuki batabibaza ababyeyi ba Vestina sibo bafite uruhare runini kurusha Irene se manager wawe kuba manager no kuba umubyeyi ashobora kuba nta n'ibyase erega yavuze ko abantu kubera iki mushaka kumva ko ibyo Irene abasubiza ari ibyo mushaka Irene arasubiza ibyo ashaka asubiza uwo ashaka asubize mu gihe ashakiye ibindi byose ni amatiku no gukomeza gushaka gusesereza bashaka gukomeza kugira ngo bakomeze baharabikuriye mwana w'umukobwa bakomeze base n'abantu barimo kuzamura bazura kaboze ariko nababwiye byashize birimo biraza gushira gusa umuntu wari we wese ubundi ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina kandi ufite icyo bamuvuga cyangwa uri we uzavugwa ngira ngo ariko Vestina niba watumye abantu bamuvuga ikibazo nuko atigeze ashyiraho n'umuco ariko icyo kintu kuki ukunda kukivuga kuki ukunda kukivuga ngo niwe watumye abantu bamuvuga baza ariko umuntu watumye bamuvuga iminsi ngahe ikabishize bakiri kumuvuga ibyo birabareba ariko haryamye aratuje ntagatuje nta kibazo afite aragifite nta na gito aragifite pe nta na gito aragifite ikibazo aragifite Vesti niba unafite ikibazo kubera ibyo abantu bakuvuga ntabwo ari iby'abantu we yifitiye ikibazo cy'urugo rwe narakubwiye ngo uri umuhungu ntabwo ibyingo ubizi n'abandi bantu biha gusesengura ibyingo batarashaka bajye bavuga make ariko washatse yaza agasesengura kuko hari impinduka bazi mu rugo hari n'ibyo abahura nabyo kandi ingo zose ntabwo zibamo abamarayika nta n'abamarayika bashakana umuntu uwo ari we wese
uko angana kose aho ari hose mubana umunsi ku munsi. Ubuse abasore ntimujya mushwana muri ghetto? oya ariko biranakuvuga yuko umugabo we ngo yaba yaramusanze muri Canada nyuma akaba baragiye kwiyongerayo. Anamusa nagiyeyo bavuga nyine ko agiye kwiyunga. Ubwo kwiyunga muri Canada se hari umuryango uhari bariyungira muri Canada, hari abamarene n'abapare bahari babagira inama, hari ababyeyi babo bahari. Kubera iki yajya kwiyungira muri Canada se? Kuki ataza akiyungira aho arimo kuvugirwa? Byaragoranye. Byaragoranye. Bahisemo kumwisangirayo kugira ngo ayo ni amakuru yawe. Uriya mugabo kujya muri Canada ni nkaho tuvugiye aha. Ntabwo nzi neza ko ari ukubyirukankaho nk'uko bamwe babyirukankaho babuze amavisa. Uriya yashatse kujyayo cyane cyane ko ibihugu byinshi yagiye akorera n'imiryango ikomeye, nkeka ko arabyemerewe. Arabyemerewe cyangwa na visa y'igihe kirekire, hari igihe nayo yaba ayifite. Ibyo rero kuba yajya muri Canada agasangayo umugore we, ibyo ngibyo ahubwo abantu bakwiriye kubyishimira cyane ko wenda abavugaga bahindura imvugo. urabona se kwiyunga guhari nari amagambo koko ibyo kwiyunga no kutiyunga nangere nkubwire ntacyo biyungamo, ntacyo babaye, nta na gito, ntacyo babaye. Ruriya rugo ruraganje, ruriya rugo rumeze neza. Irene yavuze nk'umunyamakuru, Irene avuga nk'umunyabwenge. Irene ibintu yavuze nta muntu ubivuga nk'uko yabivuze. Ntangirega narabyumvishe. Yashubije abantu bamwe na bamwe. Nta gihe abantu ibyo bazavuga abantu bose bazabyakira 100% nk'ukuri. Kereka ibyo wihagarariyeho. Kandi biragoye. Ari ibintu mu biganiro byose ukomeza kwemeza yuko ngo urugo ngo rurari ngo ntacyo rubaye. Irene yaravuze ati situation arimo ndayizi. Yababwiye ko imeze ite? Yanze kugira ikindi kintu. Kuba yizi muzi situation arimo ari iyihe? Agari nziza. Kubera iki muyita mbi? Ni amagambo bwe yivugiye. Ayo magambo ibyo amagambo muvuga, amagambo tuvuga, amagambo bavuga, nta muntu ukwiriye kuyatindaho. Ibyo yavuze ashobora kuba yarabivuze nyine kugira ngo nongere mbisubiremo. Yabivuze kugira ngo murebe uko bimeze. Rero nongere wenda njya no ku musozo, nongere mbwira abantu ntimwokabyaramo, nimukazana ibyacitse, ibintu ibibaye byose siko abantu babihindamo. Reka uze kureba abazajya muri RIB nibo bazabimenya. Umwanya kujya kwicara imbere basobanura cyangwa bagirwa inama, uwo ni umwanya nkeka ko atari ni shema guhamagarwa muri ayo matiku. Kubera icyo ujya mu matiku, abantu b'abagabo mu karuri iyo mujya guhamagarwa n'abandi bakajya kubarega ibintu by'amatiku, ibintu bidafite shinge na rugero. Ibyiza bibi byiza, ibindi abantu babane uko bakwiriye kubana. Kubaho ni ukubana mw'abantu, kandi mbabwira ngo byose birashoboka.